wazize nyinshi amahoro nuhagiwe n'amaraso guma muri Yesu Kristo kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Ariko wabuze ibindi bintu byukiramo mbere kugira ubyukure gusakuriza abantu. Nari nzi ko basi no muri urwo ruhaza rwawe haba haranasigayemo n'agace na kamwe kafite ubwenge, ariko ndi kubona umutwe wose ari ikigoryi ari ibicanga byibereyemo. Ubu byutse ubatamye aho ngaho uri gukora iki? Wowe ufite ubwenge bwinshi wagenda ukabwira Gerayini na Afghanistan na Palestamoro bakongera bakareka intambara tukibonera lisansi ibiciro bikagabanuka. Nuko ye ubwo uravuze kandi nawe uzi ngo uravuze kandi urutse. Ahubwo uranyibukije mukama ariko turavuga ibintu dusubire ibindi karakana karaguhamyaga nanjye nkabyumva pe. Ahambirwe kazazanye kagundirwe gapfepfo wangegera we biba bikureba. Akoze kuki ukomeje kumbera ikigeragezo mu mutwe mu byukuri. Higa hino nyagupfa ariko mani ishobora byose. Umva reka nkubwire no mugabo ntago ari imbwa nkawe abakora ibyakunaniye. Reka mukama naragamanitse mwana mama nako mwana mama naragamanitse urumva naragamanitse nzatwara imodoka mfitiye icya kintu impusha mpabwa wajya uvuga ibyuzi ukagira reka kurogotwa iby'ubutazi. Uzi akategorira kubona nayitwara uri kubona si kubereye ahubwo kandi ma oya ndeka mubwire kuri kw'Imana jewe uzi neza yuko ngiye kugira icyakabiri cy'imyaka 50 ndizanira umusore na karambenguka waranyeze namuzana ukamwanga ngaho rira menshi ushaka kurira gusisa n'isafuriya ma urambabaje mama upeka amatwi nko kuri munsi uri wa mbere n'uwanyuma uri kunyumva neza mandumva kurambiwe ndakurambiye mu buzima bwanjye kunyicira ubuzima niboneye umugabo niboneye umuntu ugiye kunkurira hano iruhande rwawe ariko muboneka kankubaze uzi imyaka neza ngize kari icyakabiri cy'imyaka iyo uri kuribona 50 ngiye kuyigira burire kwigira nka farawo uri kubona wande wantwari reka nkubwire n'ukuri mama nkubashye nagufata nje mwana kurenza ngo ruraruko urukumva washaka ugasandara ku giti cyangwa ugasandara urugo rwaruka guhariya nakubwiriye ngo ibiki se kubwira ngo umusore niba ushaka kurongora umusore uzinjira hano agomba kuzaza nijoro bamuberetanaga kumanywa reka nkubwire jewe noneho ndanakurambiwe ibintu byo urahindagurangiriza imitongero zawe niba usibwo bimbwiye oya reka mubaze sibwo bimbwiye ngo nze ndamuzana byari nijoro kuki utarambwiye mbere tega amatwi nkubwire mbwiye mbere utanazi nakutanzeho igitambo ntabwo ugomba kuzashaka na ushaka ubyibagirwa mwiriwe mu by'ukuri nawe iyo wifashe ukireba uri kumva umupira wawe washobora kuwukina. Hayi bitwibibi rusatsi rubi mama sha ariko n'Imana yagorwa rwose nk'ubu ngubu uri kumva itewe ipfunwe n'ibyo bijwe rguhirita ngo uri kuyiririmba akoze reka nkubwire ndaranye buto n'Imana itewe n'ipfunwe no kuba uri kuhirita gutyo ngo uri kuyiririmbira ubwo uri kuririmba cyangwa uri gusakuriza abaturanyi. Ariko mukama reka kubaza ikindi kibazo haje ngubu nazajira amara kugupakira uzajira agiye cyo karindagira ukuri kubona n'ibintu byose byahenze wangegera wazo utekereza ko yaburi byo kungaburira karakabwa nabonye kameze kuri ikiro cy'umucecagura 2200 ko kigiye kugura 3000 uzagira numbi. Ndakumenyesha ko niba azi guconga ruhago ibyo ngibyo ntago bizamunanira no kuntunga zabishobora. Nuko nkubwiye nyine wangegera ubu se uri kubona ushoboye iki? Mu nta kintu nshoboye. Nta kintu nshoboye. Nuko kubyitirira nyine naho ubundi n'ubundi yabarutoka kugira umugore. Nicyo wari usigaje. Ugahambira. Mureka nkubwize ukuri.
yemwe abaha ye karame muri yo yego mwiriwe nyirama muraho nyirama karame nahinje gufata wa muti wabonye ko ari koroherwa se ari koroherwa nta kirarararira ari kurira ariko ntabwo bikimeze nka mbere naho kwa gucisha hasi buri kanya ibyo byashize kera gukoma nyamara ndi umuganga ukaze ndaje ndabaca menshi rero amakuru se mari ni meza kubona umeze neza ni ukuri nanje mba ndaho nyine mu gice cyaracazorose nuko nyine dore ubwo umuti rero reka ndigateho mama we atagira icyaha mukavuga ngo naguhaye umuti ubwo umuti rero koko uragumaha mu gikoma ubundi ugume mu gasupu nuko ubundi arahita akira burundu sawa murakoze yego mwirirwe ngaho ukomere ngaho ariko ntabwo uheruka nawe kuza kudusura ariko se nzaza ndi kubipanga sawa nta kibazo gusura narere no kukabebe ego iza rero mwana wawe ndakwiyamye njyasanga umwana wese umwifuriza cyiza ariko mari ntabwo uzi yuko izi mbaraga zacu z'abakurambere ari wowe uzaziragwa ni wowe wateguwe ko ugomba gutambwaho igitambo ibyacu byose akaba zari ubyego ndakwihakanye noneho dore nguku ndi imbere y'Imana mana yanje ibi bintu mama ari kuvuga ntaho ushaka kubona bijamo gakomeza wigire nyiramategeko umva dufite n'Imana ikora bwo mandeka nkubwira njano uyu munsi ngiye kuguhagurukira ngiye kuja ndakubita isengesho inshuro 15 ku munsi nzakagendana gakiza Imana we nzakagendana ndaranye ubutumwa mukama ndaranye ubutumwa abantu bazima baragenda bagasiga barangaje urugo koko ye tagira ngo hari n'icyo nguye mu nzu yabona ndahari ndaranye ubutumwa wa mukobwa wabo we yagiye Shanta yewe mbese murahari ndaranye ubutumwa igihe natunariye ntabwo wari uri kunyumva komera mwa komera cyane bravo komera si za mishinga zawe uracaje zikomeje mwa ugira ngo nabivamo hanze wigize umugore ku ngufu mwa ntabwo kuba umugore ugira ngo kuja mu bamodo bisaba kuba umugore urana uzi ko harimo amafaranga menshi uzi ko nawe wasigaye inyuma kuko ndaranye ubuto uri umuntu wo kumbaza koko ku kazi kanjye shawa fe yari hose no kuri kw'Imana atabonye iki hasubu uri kundeba ukabona mwaye heko ntacu aha nahise ahangaha rero nari nkuzindukiye n'ubuhoro kare umenyaga amakuru y'abantu mu karitsiye bakeneye akazi bari gupfa ubusa wandangiye umwana kuko ndabansigiye iyi hene yo kuba ari kwiyaragira koko kubizi ko nta mwanya afite wo kwita ku matungo ko nigiriye muri bya bintu byanjye by'ubumodo kubizi ko kuri kugira ngo ninde uzandagira zino hene ko nisa ahubwo reka nkubaze mwe uzinga abana baracaragira ntaho babaciye ku gasozi nyine bamwe batajya ku ishuri hari ukuntu nta hari ico gusa hari umuntu ukiragirira ku gasozi oya nubwo ataragira akajya gushaka ibishishwa akabishakira hehe kandi ndi kubona ihene wayizituye waje uyizanye hari ukugira ngo ubone ko nyine nanjye mbabaye reka mfite ibindi gihe gukurikirana kuri muraho abaha muraho yemwe ko mudakoma Rio karibu amakuru ni wewe ma komera meze ute ngaho ndabona meze neza ese wanyu ni amahoro urebye nta kibazo usibye ko ari ka kabazo nyine narinje kureba ya gahunda se ariko buriya buceri wampaye ni bukeya
namara kubushona uzibwiriza unzanira agandi wowe narabikubwiye ndakubwira ngo nibicamo wowe nta kibazo nzahita nibwiza rwose kanze ngugushakira ariko nutagazana ni wowe uzakurikiraho abana n'umukecuru kandi amafaranga yampaye ibyo ampereza nkigendera atajya n'unsanga nk'akazamenya ko nakiranye nawe ngo uburyo kinasa ewe yewe nta turyo se mwari mufite maze kunara igitindi ntikivuga iyo bageze ku bigo maze rero w'amacinyawe aha mategeko n'amabwiriza ngiye kuguha nutazagubahiriza ntuzanjebekewe kandi nta kizatuma utanyishura ubwo ngubu uri kugureba uzamanza ugwirabe mu ntoki hose nibwo guzatera no gukora neza numara kugwitongera uvuga ngo icyo ndavuga cyose gikoreke icyo ndavuga cyose kibeho icyo ndakora cyose gikoreke umaze kugwisiga mu biganza wabyumvishe subiramo twumve icyo ndavuga cyose gikoreke icyo ndamuha cyose akimpe ego bikira mariya iyi ngumba y'amatwi urakwisiga uri kuvuga ngo icyo ndavuga cyose none se kuba ubabaye iyi hene iragaragaza agahinda kawe mu maso k'iriya hene aka gahinda kanjye ndagakundaga ndaranye ni kuvuga akundaga wivanga ibintu nakubwiye nti nta muntu ucororera ihene hehe cyangwa amatungo ago ari go gose hehe ku gasozi kubera bitezaga iki bitezaga isuri kandi n'umwanda koko none se ngaho ngira inama nk'umuntu mukuru mbigenza inama ndakugira rero ni iyi ngiyi urayizana nyisigarane ukuntu naje kwiragirira mu buvumo kuko uyiragiriye ku gasozi bya bibibazo wagiragira n'ubwenge koko mu buvumo barageramo ihene habamo ibyatsi ahubwo se ni hano muri aka gace habaga ubuvumo wakabimenye se nyine wanjye ko warindagiye ubwenge bwawe nawe bubaga ari nk'aho ari hafi ya ntabwo ubu uri kureba ugasanga nafatiye nkayijana mu buvumo urabivuze nanjye numva ukuntu ni uburyo bwo kugira ngo ni uburyo bwo kugira ngo ubyumve ko ari ubuvumo ariko atari ubuvumo cyangwa reka nkwereke reka nyiguhereze wowe yihereze ahubwo mbwira ngo bansiga amatwi ubanze wumve ugiye kumbwira ngiye kuyiguhereza byibuze ujya urayiragira buri munsi nzanaguhemba imigati ibiri imitsima ibiri ya 200 ubwo ari 400 mbonyemo abana bo kwabucana se none se uri kugira ngo waza kundagira ukabwirwa ndanyibusha uzi koko mwambonye mwarangije kumbona mwabonye ndaranye ubutumwa rumwe no gukorera imikati wanyigera wose umwana wanje se nakenereka nzayimugurira muri iyo mikati namajije kuno wanyigera wose impamvu uri kubikubwira kari kugira ngo uhuze umugore wawe muteye kwirwa na mwirwe murashondana nk'inkoko kari kugira ngo muguhunze wirwe kure yiwe izo mpuwe rero ngiriye uzagenda uzigirire mukuru wawe naniwe n'abagore batatu utangiye kuzanamo n'inyuro kuba mukuru yarane abagore batatu nawe waba azakunanira ari muto aho wa mugabo we ko nta ucuraga undi umuruho nawe uzabona uri kurira wambwira ngo ndacari muto uri kuntega iminsi wo karindagira we wabanza wazitega mukuru wawe wowe ukabwirabwira we mukuru wanje muzanye gute muri rero hakugira ubwerabwezi wanje fata inzira ako kazi kawe ugire gute ukihora ibyo gufata inzira ntabwo birimo njye nyine umuntu urita ku hene yanje ahubwo nyemerera kumubwiye imigati ibiri uri kuzemera utampaye amafaranga rero njewe ntabwo nguraga imigati je gushaka abana bo kwaga kwande nibo babishoboye nta kibazo aho kugira ngo nguhereze imigati ndasimbuza amafaranga nguhereze 400 se 400 magana ngahe 400 niba utampaye amafaranga 700 ururi ko ndaranyuma ugiye kumbwira ngo ihene ko ibyo birazayirarana ubwo ibintu uri kumbwira byaba bifite sense common sense abantu bakoraga iby'ibintu by'ubugeni akuntu aka kantuza bazakanshira kuri iyi shati kugira kagasimbura ibifungo ako saka mashini se siko nawe mbonaga warabutayemwa kimeze nk'ikigoti rakora mbwira niba urampa amafaranga niba utarayamutuma kugenda akira amafaranga si 700 ushaka ni imashini kandi kiri kuri garure 300 ntabwo mfite ja kuvunjira zana akamashini turayahera zana imashini si kugiye mu bintu byo wenda gusigira amafaranga utangaruye 300 ganje ugiye kunsigira ihene kiremeke cyangwa se kibeho icyo ndakora cyose
gikoreke ubwo rero nibwo gushira mu biryo biguke baguze hano iwanje singo hari nyenyeri iri kuhatamba abana banje bose nabatuma iyo nzi uko ndavura ndabahomoreshaga bose nta n'umwe uri hafa ubwo rero uragushira mu biryo bibisi nurangize none nk'ibijumba ibyo urabona byose ushiremo ubwo umutongo nibwo gwicaga ndavuga uti wa mugabo ubwo umuti ubwo utamiraho uhite utaratamba upfuhere wabyumvishe cyo ngashogoshira hatagira no gusanga sawa bari ugatuza Ngiriwe Suza Kurebinga niki kubujya umuntu akuvugishaga ntuburi kumva shandaranye ubutumwa mbabarira umvanaho umutego ubuse urabona akazi katamereye nabi none se kutwa tuzaru twacu ubundi ubaguri kugakora gute ubaguri kugakora kandi ariko ubundi ninde ukuzanye hano wowe sinakubwiye ngo nzajya nza kukwirebera umbwiye ko uzazoraza kunyirebera ariko wumve ngo hari igihe rega ibintu bibaga byagoranye umva ma umva ikintu nari nibagiye kukubwira ugiye kugenda butsinsiri maze byo ndamenya ari ibikimo kugenda icecetse ufunze uko umuntu urakuvugisha amatwi yashingemo ibitumere nk'utumvishe kandi ukatazi ubu utareba inyuma ubwo ni gute umuntu aransubiza simusubiza niba utazi intego ushaka kugeraho ugende wasamye mu muhanda genda rero hambara murabeho ndakwiyamye nyamwe sinkugize ndakwiyamye reba ibintu ejobundi wari unkoreye wowe nagukoreye si biki ngo amafaranga wanjije ko rero namwe ni mu gihe muzi ko mwahaye abantu akazi muje muravuga muti twahaye abantu akazi tubaha n'amasaha ganaga uratinyuka ureteta n'urutwa gusetse n'umwana rega nari nkeneye amafaranga sibaho wari ukwiye kundindira ngiye nkaza nkayakwihera kirangije kiza no kwishyura nuko si nibyo nari nkeneye nabyo nari ubusa ko waneranyije n'umugabo wanjye wungutse iki wakirwa wanjye nibyo nari ngamije se hari ibyo nari ngamije icyo nari nshaka narakurebaga nkumva nagufatanya guhekenya ko bakumira iyo urarora kumumpa se kugira umfata umpeke nyumira urarora kumumpa sakazi se wari uri kuzuza none se nyine kari akazi kanje nakubwiye guki nakubwiye nzajya nzamfata mukuzanire umusigarane ubundi nza kumufata nimugoroba ko nje nakubwiye ngo nyishura mbere soragamo kizana n'utwa gusa n'ibirenge bibi kiri kuza kunderanya n'umugabo wawe nkubwize ukuri winsusugura bene ako kageni utansuzugura bene ako kageni nakubita iki gikombe mu mutwe utansuzugura bene ako kageni kuko reka ngubwize ukuri hahari nje waguteye arifatira umwana ahubwo ndumva ari kuri urumva hahari nje waguteye hano wayizira hagiye murareka gusuzugura abantu si ubundi wakagwa muri wese ubundi akazi kose umuntu akaguhaye wagakora umuntu waguye muri wese sinakayikaza atakora kuri kumva n'amazirantoki rwose abaga yagariye usa nayo pe usa nayo ko wowe usa n'iki ese reba umukoresha nk'uyu nguyu uba uri gukoresha uri bwo kumubwira gutyo ese nk'ubu ngubu umwana wawe uramutse umwumva ukaja kumurogesha cyangwa muroganira ukibeshya nkagusatura naho rero niyo mpamvu ugomba kunyuba wowe urabona uri igitangaza ku buryo ukagira ute uwo ni umuziranenge ntacyo naba ndi gupfa nawe ntacyo naba ndi gupfa nawe ariko muje muramenya kuba kuyahagasha muje muramenya kuba ako kazi saho ko kameze gato ngiye kuba nishakira amafaranga dore nk'ubu ngo amaze no kumenyera amaze kumenyera ubumuzanye nk'abamuhetse si amafaranga wamaze kukumenyera kwivugishwa ejo ni waje nkabona umwana yagutesheje umutwe iyo nahagera ubundi ntabwo none utamuha amabere ganye naho ntiyarara arakomeza akarira se umva akazi ngufitiye rero
hano hari utwahi tw'umwana ihagenda ibyombaga muzana umpereze n'isabune nkwereke ahubwo uramangana urashaka asa ngaho uko buti urumva nuto twumva nduhire ureke kuzaje urijya nyine mbwira urafata ngaho nibyo mbaga ndi kukubwira Suzana umugabo uzi gushaka amafaranga mbwira nyine ibyahi ntaho ndakugora ibyahi by'umwana nta nubwo bibaga byanduye urumva uzi uko birimo n'amabyi hari icyo se bitwaye amabyi ntaho se nitumaga caho ntaho witumaga ngambwira nyine mpereze ibiceri turuwase oya ndaranyuze ndaguhije igiceri cy'ijana si muri izi minsi uri kubona ahubwo ibintu ndibutse ko byakaze mwa ubundi se turuwase urayamaze iki numvishije ku makuru bari no kuvuga ngo esanse umva nkwereke ahubwo ibwo bintu bihise bihinduka urampa ibihumbi 2 kuko ndi kumva umva nyine nkubwire tega amatwi ntaranye ubutumwa ibihumbi 2 warabizi nyine tega amatwi ibyo bihumbi 2 nutabiha maze nta nubwo njya mbihingira hacu ariko icyo nakubwira cyo esanse ngo yazamutse niko ndi kumva ku makuru utagira ngo ibintu ntaho byahenze byose none se uri imodoka ndi imodoka ariko ibintu mbaga ndagura bibaga birava ku modoka ibintu mba ndagura si biba byazanwe n'iki biri kuva mu mahanga ntaho biba birazanwa n'imodoka iyo modoka se baga iriya misururu sikorerwa kwa Karorira iva mu modoka iriya misu amasaka sigavaga he umva mbwira amafaranga izira misemburo se bashiragamo zivaga he desa urayemera angahe desa nyishura amafaranga nogereje ibi byombo mpereze ibi se twabivuganye none uri kumwe ntabwo ari wowe usha widumbukije ntaho se ari nk'agahimbaza musukina rincezeho kubera ugiye kumenya ndaranye ubutumwa mbwira nifitiye akazi kenshi nigendere umbwira amafaranga uri reka nkwereke amafaranga 700